Amen. Reka nkusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza aho uri hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Niba utameze neza kandi ubu buzima niko bugenda. Uyu munsi biranga ejo ariko bishobora kuba byakunda. Komeza ukore cyane, wibuke gusenga kuko byose ngo bihira abasenga nk'uko abizera Imana babivuga. Ariko bijyanye n'uburyo wizera, icyo usabwa ni ugukora cyane rwose, ubundi ibindi Imana iba izabigenza neza. Nkuzaniye byinshi bigezweho, by'umwihariko ibyaranze wikendi yacu. Rero uwavuga ko mu myidagaduro yaranzwe ni inkuru rwose y'igitaramo cyiswe Wahozeho cy'umuhanzi Kirizo Ndasingwa wakoraga igitaramo cyo kumurika alubumu yise Wahozeho. Nyine akaba ari igitaramo rwose yarakoze cyabereye muri BK Arena ku munsi w'ejo, maze abasitari benshi barimo abamisa, barimo abahanzi, abarimo abakinnyi ba filime n'abandi benshi batandukanye bakaba bari bitabiriye iki gitaramo. Gusa kuri iyi nshuro nk'uko muri kubibona ku mashusho mukanabyumva, yitwa Dr Nsabi. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bari bitabiriye icyo gitaramo, maze akora ku mutima benshi, atera haleluya ndetse rwose agaragaza ko yari yishimiwe cyane, ndetse kandi rwose nawe agaragaza ko afite amashimwe menshi ku mutima we. Ibi rero bikaba byabaye mu ijoro ryakeye. Ni igitaramo cyabaye nyine ku munsi w'ejo maze kiratinda. BK Arena yari yuzuye. Reka ngusabe gukora subscribe mbere y'uko dukomeza, ngusabe gukora subscribe niba utari wayikora, ariko kandi niba waranayikoze ibuka gufungura notification kugira ngo mu gihe cyose dutangaje inkuru cyangwa ikiganiro byose uzajya ukurikira hano ujye uba uwa mbere wo kubibona. Kora like, share ndetse na comment, wibuke nyine kuduha icyo gitekerezo kugira ngo rwose ibintu bigende neza. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, nkuhaye ikaze aho ngiye kukubwira byinshi mu byaranze igitaramo cya Kirizo Ndasingwa wakoraga igitaramo cyo kumurika alubumu ye yise Wahozeho. Ni igitaramo nyine nk'uko nabikubwiye haruguru cyabaye ku munsi w'ejo, aho umukinnyi wa komedi Dr Nsabi yatunguranye mu gitaramo cy'umuhanzi uyu nguyu nyine nakubwiye uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Ndasingwa Jean Chrysostome wamamaye nka Kirizo Ndasingwa. Yafashije ibihumbi by'abakirisitu bari buzuye mu nzu mberabyombi ya BK Arena kwegera Imana no kwishimira ubuntu n'ineza yayo y'ibihe byose, aho rwose uyu muhanzi yamurikaga alubumu yitwa Wahozeho. Ni mu gitaramo gikomeye cyabaye ku mugoroba w'ejo, aho uyu yafashijwe n'abahanzi barimo Aime Uwimana, Josh Ishimwe, itsinda rya True Promises, Himbaza Club, Papi Clava ndetse na Dorcas ndetse n'abandi benshi batandukanye. Umuhanzi ukorera ivugabutumwa mu itorero rya New Life Bible Church Kicukiro, amaze imyaka igera muri 3 akora umuziki, aho yamenyekanye mu ndirimbo zirimo Ndakwihaye, Wahozeho, Najya nanirwa, Nta yindi Mana, Wakinguye ijuru ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye. Igitaramo cya Kirizo Ndasingwa cyitabiriwe ku rwego rwo hejuru, ibintu benshi nawe arimo bashimiye Imana cyane ko hari abatari bazi ko bizashoboka ko iyi nyubako ya BK Arena azayuzuza nyuma ya Israel Mbonyi umaze kwemerwa ko ari we uyuzuza wenyine. Ubwo igitaramo cyajyaga kurangira hafi mu masaha y'isaa 5:18, Kirizo Ndasingwa yagarutse ku rubyiniro aririmba indirimbo ye yamamaye Wahozeho, ari nayo yitiriye alubumu ye ya mbere, arenzaho indirimbo yise Ni Nziza. Yavuye ku rubyiniro ahagana saa 5:30 ashyira akadomo kuri iki gitaramo. Yabwiye Iris Rwanda.com ko yakozwe ku mutima n'uburyo yashyigikiwe muri iki gitaramo, aho yavuze ko bigoye kubona amagambo yabisobanuramo, gusa nyine akaba ashimira buri umwe wese witabiriye iki gitaramo. Ku isaha y'isaa 4
n'iminota 49, Aime Uwimana Bishop w'abahanzi yashimiwe byihariye. Amateka ye agaragaza ko yaciriye inzira abahanzi benshi bakora umuziki wa gospel muri iki gihe, kandi umusanzu we wagiye wigaragaza. Afite ibihumbi by'indirimbo zahembuye imitima ya benshi, kandi si kenshi yagiye agaragara mu bitaramo. Ku rubyiniro uyu mugabo yafashijwe n'abacuranzi, abaririmbyi batanu n'abakobwa ndetse n'abasore batatu mu rwego rwo kunoza amajwi. Yinjiriye mu ndirimbo ze zirimo Urakwiriye Gushima yashyize hanze ku wa 12 Mata 2015. Nyuma yo kuririmba iyi ndirimbo yavuze ko uyu mugoroba ari uwo gushima cyane Imana kubera ko ngo ari byinshi. Kirizo Ndashingwa uyu nguyu akaba yamuhaye igihembo cyangwa se award mu rwego rwo kumushimira ibyiza yagejeje ku bahanzi ba gospel, aho avuga ko atabona uburyo amushimira. Nyuma yo guhabwa iki gihembo, Aime Uwimana yavuze ko ashima cyane Kirizo Ndasingwa kubwo kuba afite umutima wo kuramya no guhimbaza Imana. Mu mpera za 2019, Aime Uwimana yaririmbye mu gitaramo cya Hillsong London cyabereye muri Kigali Arena, yongera kuzamura amarangamutima ya benshi. Ubwo amashusho yayo yageraga kuri YouTube ku mugoroba wo kuwa 4 tariki ya 3 Kamena 2021, nabwo benshi beretse Aime Uwimana urukundo rwinshi bakunda iyi ndirimbo ye. Hari uwamubwiye ko iyi ndirimbo atari iye ahubwo ari iy'igihugu cyose. Uwabimubwiye akaba ari Pastor Rutwaza Rodrigue wo muri Zion Temple. We yavuze ko iyi ndirimbo ari iy'igihugu nyuma ya Rwanda Nziza. Saa 4:20 itsinda rya Papi Clever ndetse na Dorcas ryahamagawe ku rubyiniro. Abangaba nabo bakaba bagize uruhare mu kugenda neza. Iri tsinda ryaririmbye rishyigikiwe n'abasore n'inkumi babafashije mu miririmbire. Baririmbye indirimbo yamamaye cyane bise Impamvu Zibifatika. Iyi ndirimbo yaracengeye cyane mu bakristo, ahanini bitewe n'ubutumwa buyigize n'umudiho wayo. Banaririmbye kandi indirimbo yitwa Amen Weka ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Papi Clever n'umugore we Dorcas barazwi cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, n'itsinda ry'abashakanye biyeguriye Imana binyuze mu bihangano n'ivugabutumwa bakora. Muri 2023 baririmbye kandi batanga ibyishimo mu bitaramo batumiwemo, ndetse kandi aba barazwi aho bafite indirimbo yitwa Amakuru y'Umurwa, imwe mu ndirimbo ikundwa cyane. Banakora intonde z'indirimbo zirenga 20 zo mu gitabo bakazihuriza hamwe, ubundi bakazishyira kuri YouTube zigafasha benshi kwiyunga n'Imana. Ni igitaramo cyari cyitabiriwe n'abantu benshi, abarimo ba Miss Naomi, abarimo rwose abasitari bagiye batandukanye, abahanzi, bakinnyi ba filime. Dr Nsabi rero ari we dusorezaho nk'uko n'ubundi nabikubwiye. Uyu Dr Nsabi akaba ari umwe nyine mu bari bari muri iki gitaramo, maze atungurana aza kuri stage maze atera haleluya. Abantu benshi barikanga, abantu baravuga bati uyu ntabwo ari Nsabi. Yateye haleluya, ijwi riragenda rigerayo, benshi baribaza bati se uyu ni we cyangwa si we, kubera ko ubundi ni ibintu bimenyerewe mu bantu b'abapasiteri, cyangwa se waba utari na pasiteri ukaba uri umukristo waho hafi, uri umudiyakoni, muri make uri umunyamwuga. So Dr Nsabi rero yakoze ibyo benshi batatekerezaga, maze arabikora, benshi barumirwa maze bamusubiza. Ibi rero n'ubundi Dr Nsabi amaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga ze, abakoresha Instagram cyangwa se Twitter, mukunda kubona poste z'uyu musore Dr Nsabi cyangwa se Nsabimana Eric. Poste ze zikunda kugaragaza ashima Imana. Ni nyuma y'uko mu minsi ishize nabatangarije impanuka yakoze ubwo yarimo ava i Musanze yerekeza i Kigali ari kumwe n'umunyarwenya mugenzi we Bigiyo Bijya. Aba bakaba bari bavuye i Musanze ari naho bavuka, baza gukora impanuka rero, ariko nyine Imana ikinga akaboko. Kuva icyo gihe Dr Nsabi akunze kugaragaza amarangamutima ye, by'umwihariko ashima Imana, avuga ati Imana ni nziza cyane yaradutabaye. Ariko kandi
benshi bakabihuza nuko uyu mugabo ashobora kuba akunda Kirizo Ndasingwa kubera ko hari indirimbo nyinshi z'uyu muhanzi Kirizo Dr Nsabe akunze kugenda ashyira kuri post ari kuziririmba kuri Instagram arimo aziririmba, benshi bakavuga bati rwose ni indirimbo akunda cyane cyane nk'iyi ndirimbo wahozeho. Hari agashoti yigeze gufata agashyira kuri Instagram, abantu benshi baravuga bati ntabwo uyu yaba ari Nsabi, ntabwo yaba ari Nsabi kubera ko yayiririmbaga neza rwose ku buryo wumva ijwi ukirengagiza ko ari Nsabi kandi nyamaze ari we. Benshi bati ni Imana nyine iba iri gukora ibitangaza, afite impamvu nyinshi zo gushima. Ati yarokotse impanuka, ati kandi Imana yamukuye kure none ubu ni umustar, umwe mu bantu rwose uwavuga ko bakundwa na benshi muri iki gihugu. Dr Nsabi rwose uzwi mu gukina filime ndetse na komedi, uyu nguyu akaba ari we wavuga ko yasusurukije igitaramo cya Kirizo Ndasingwa. Benshi barumirwa bati uyu ni Dr Nsabi twari tuzi. So ni byinshi rero byaranze iki gitaramo, muri make ni ibyo ngibyo umuntu yaba agarutseho, aho ari igitaramo nyine cyabaye ku munsi w'ejo tariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 2024.